dore murayireba hano, nkaba mfite n'ikabutura hariya n'igitambaro cyo kuza kwitwikira. Iyi pantaro muyirebe nta na hamwe icitse, ariko abantu bamwe ndashaka kubereka yuko iyi pantaro ishobora kujyamo imbere y'ikabutura cyangwa ikabutura ikajya imbere y'ipantaro. Dore rero ukuntu bikorwa, nta wundi mwenda mfite hano n'umwe, ikabutura n'imwe mfite hano. Ndagira ngo rero nambare iyi pantaro mwese muyireba nta na hamwe icitse, muyitegereze. Ndagira gutya nambare ino pantaro inyuma y'iyi ngiyi kugira ngo mutaza kugira ngo mfite indi pantaro, indi kabutura nabitsemo hano. Nindangiza nzirike gutya. Mukomeze mukurikira uko buri kintu kigenda gikurikirana n'ikindi. Nongere iyi kabutura muyitegereze neza ukuntu imeze, nta na hamwe icitse ikabutura. Nshobora kuyifata ino kabutura nkayambara inyuma y'iyi pantaro, narangiza nkayambaramo imbere ikajyamo imbere. Dore ko biri bugende. Iyi kabutura nyambaye inyuma y'iyi pantaro. Iyi kabutura iri buze kongera kujyamo imbere kandi ntakuyemo iyi pantaro, kugira ngo rero muze kubikurikirana neza kandi n'igihamya kiri buze kugaragaza yuko iyi pantaro yagiye inyuma y'iyi kabutura. Nuko ndi bwitwikire nkava muri kino gitambaro ari uko ibya bindi bimaze kwikora. Ntihagira rero umuntu umwe uza hano afata iyi pantaro kuno kuguru, ngwino wowe fate kuno kuguru, nindangiza nitwikire gutya. Fata ukuguru, fata ikirenge nta kibazo gutya, nangiza nitwikire ndavamo iyi kabutura yagiyemo mw'imbere. Ubundi nta kindi mwebwe musigaje kwirebera gusa uko ibintu biri bugende. Kugura gufashe neza, urumva uri tayari? Nagufashe ndi tayari. Uri tayari, ibindi byose ntabwo bikureba, sibyo? Sawa. Buno uburyo abantu bakoresha ukagira ngo bafite izindi mbaraga kandi ari nta nazo, ari uburyo gusa ibintu baba baritoje baramenye. Ariko namwe ni mu byitoza muzabimenya, ntimuzagira ikibazo. Muzagira ikibazo rwose, muhumure, ibintu muzabimenya mu gihe gitoya cyane, sibyo? Ubundi rero buba ari ubwenge bwitojwe tukiri batoya kugira ngo tuzabashe no kubyigisha abandi bantu bato. Nawe niwiga uzabimenya, sibyo? Bikwibutse kubimenya, twabateguriye kujya tubigisha ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ari ubumaji, ni ibintu bikorwa n'abantu kandi bikagendeka neza. Ikabutura birimo imbere neza, sibyo? Ikabutura ntiyari inyuma, hari ipantaro ugeze ubona nkuramo. Nabimenye ute? Ntabyo uzi kandi ufashe ukuguru. Ubwo se wabona nakuyemo ipantaro gute? Kandi ntabwo byashoboka. Uburyo buba bworoshye cyane. Hari aho nigeze nimukira se? Bworoshye cyane. Noneho reka se nkwaguruka, ariko wowe gumana uko kuguru. Gumane. Yego. Ubu ngubu rero ibintu turabirangije. Nanjye ndakuraho igitambaro cyanjye, mbereke none.
ikabutura irimo imbere kandi irafashe. Dore ukuntu imeze, dore nguko ikabutura yageze. Ubu ni bwo buryo. Noneho ngiye kongera nyigarura inyuma, noneho mubone yuko urasarana icitse iyi kabutura. Hari ubwo nigeze nyica. Ngiye kuyisubiza inyuma, ahasigaye ubwo be birarangiye. Nushaka ufata n'ukundi kuguru wenda utaza kugira ngo ukundi kuguru uhitemo uko ushaka, nta kibazo. Urafata uko noneho. Ni ibintu biba byoroshye rega kugira ngo umuntu akore ikintu bisaba gusa kubitekerezaho, ugafata umwanya. Hano mwiteguye rero ikindi gihe ko mugomba kubimenya ibi ngibi, nawe mukazabyereka abandi bato bato, sibyo? Hasi bitwara n'igihe kirekire ra? Ntabwo ari maji, ni ibintu bikorwa gusa, rero yuko biba byatwaye igihe kitari na kirekire cyane. Ubundi cyagatwaye nk'iminota nk'ibiri, ariko nashaka kubereka ko ipantaro no mu mutwe izanyuramo. Abantu benshi rero mukunda gutekereza ko ipantaro itanyura mu mutwe. Wowe urabyemera? Ugomba ubyemere rero, niyo mpamvu wabonye namba byibonere nk'uko nguko nyine. Kandi urabibona humura. Tuzatubagezaho ibintu byinshi cyane bitandukanye mutazi yuko bijya bibaho. Rimwe na rimwe hari igihe bajya babashuka bakababwira ngo kino ntikibaho, namwe koko bagikora mukagira ngo ntikibaho cyangwa mukagira ngo uwo muntu ntabaho. Kandi uwo muntu ababaho, njyewe se reba ntabaho cyane. Ntabyoroshye rero. Ubashe kubategurira rwose ibintu bishimishije. Ndashaka ko namwe ejo bundi mugomba kuba murimo kubikora, nawe mwereka abantu ibyo mwankuyeho. Ushaka rero wanarekura, gahunda irarangiye. Dore nguko ikabutura yanjye ntaho icitse, urayireba? Ntaho icitse, ni uku nguku nabyambaye. Nongeye kubikuramo, nta yindi pantaro irimo. Dore ni uku, iyi ngiyi nawe uyitegereza uyirebe, ntabwo icitse. Wabibonye? Nabibonye kabisa. Ni ubuhanga. Dore ipantaro ngiyi ntaho icitse. Dore nguko. Ikindi gihe nzakwereka uburyo bigomba gukorwa. Rero murakoze cyane, iyi ni etape ya mbere. Ubutaha nzabereka uburyo bigomba gukorwa, bino bintu bijya bikorwa nta bumaji burimo. Murakoze.